Shalom shalom, muraho neza, amakuru yanyu murakomeye. Nagarutse rero naje kugira ngo tuganire ariko mbanje kubasuhuza ndabasuje mwese. Ndabasuje mwese aho muherereye, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bidukikije, abari hanze ya Afurika, mwese ndabaramukije. Nizere ko mwese aho muri amahoro, ndabahobereye cyane cyane. Ndabashimira uburyo mukomeje kudukurikirana, uburyo mukomeje kwita ku biganiro byacu dukora. Ni ukuri hari ukuntu njya ndeba nkajya muri analytics nkareba nk'ibihugu bidukurikirana, nkareba u Rwanda rwo ruza mu by'imbere, ariko munyemere nshimire n'abantu mwese muri USA. Ndabashimira cyane ko nimwebwe muza mukurikira abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hagakurikiraho Canada n'Ububirigi, i Burundi, Ubufaransa na Sweden. Ubwo n'abandi mwese nimwe muza mukurikiraho, ariko ibyo bihugu nibyo bya mbere bibanza. Ndabashimiye mwese muri USA, muri Canada, Belgique, Burundi, France na Swede. Ndabashimira cyane. Ni ukuri iyo mbonye gutya nkareba uburyo mukurikirana ibiganiro byacu, ni ukuri biranezeza. Numva nguwe neza, numva mfite abantu bashyigikiye, nkumva ndamahoro. Ni ukuri munyemerere rero turase ku ntego, tujye ku cyo nifuza ko tuganira uyu munsi wa none. Nifuzaga ko tuganira ku kintu kijyanye n'abakozi bo mu rugo, gukoresha abakozi bo mu rugo, kuko urimo kumva hirya no hino, kumva ngo umukozi wo mu rugo ngo yishe ngo nyirabuja, umukozi wo mu rugo ngo yishe ngo umwana. Kibaza ibi bintu koko. Sinzi umumama nigeze kuvugana nawe, ndimo ndamubwira, turimo turavugana, arimo arambaza abahanze ab'i Burayi, arimo kumbwira, ndimo ndamubwira, arimo kubaza ngo amakuru, ngo meze mute aho ngaho, ngo niki muturusha. Ndamubwira ngo ntiturabarusha, nicyo turarusha ngo ntabwo tuvunika cyane kubera ko tuba dufite abakozi bo mu rugo. Atarambwira ngo abo ngabo ngo ntabwo ndanifuza. Ubu niyo nagaruka aho ngaho ngo sinteganya kuba nakoresha abakozi bo mu rugo. Kubera iki? Yego haba harimo abarezwe bafite umuco, ariko haba harimo n'abandi donc baba baravuye nko mu rugo iwabo, basa nk'abahunze, barananiranye mu rugo, ugasanga nibo baje, umuhaye akazi ko ntuzi aho aturutse, juste kuba wabajije umuntu runaka, ndangira umukozi, agahita akurangira nyine nawe wabonye. Mu byo nibwo nakurangira n'umuntu nawe atazi, juste kuba wamusabye umukozi, shakira umukozi undi, shakira umwana mwiza, kandi akamuguha akubwira ko ari umwana mwiza, ariko mu by'ukuri ugasanga wapi. Noneho byatumye ntekereza ibintu byinshi, ndavuga nti ni gute mu gihugu cyacu kino cy'u Rwanda twabaho natwe ubuzima bwo kubaho tudafite abakozi? Ku bantu bamaze kugira abana, bamaze kwigira hejuru, birashoboka. Narabibabwiye ko nigeze kubigerageza ndabikora, ariko ku bantu noneho bafite nk'abana bakiri bato, b'abana baba bakiri mu rugo. Iyo ubyaye baguha iyo konje ya maternité y'amezi 3, 4, hari n'aho usanga bitewe n'ahantu ukorera baguha izo 6 mois, kuko ndibaza ko hano mu Rwanda ntabararenza 6 mois. Ugasanga noneho wa mwana umusize mu rugo pardon, umusigiye undi muntu atazi, nawe utazi, ukamusigira ukagenda ukajya mu kazi. Ndababwiza ukuri nk'ababyeyi, ntabwo umutima wacu uba uri hamwe, ntabwo tuba twumva dutuje, donc tuba twumva twamusize mu rugo, maze uguti Imana, uyu mwana ni wowe musigiye, musize mu biganza byawe, Imana akaba ari iturindira. Ariko mu by'ukuri biteye inkeke, biteye impungenge ukurikije ibintu uba wumva bivugirwa hano hanze. Noneho nkibaza mu igihugu cyacu, nibaza ko abayobozi bacu gihora kibashishikaje ni iterambere ry'igihugu cyacu, ariko n'icyo kintu ntabwo wenda bishoboka ko bakidutekerereza. Ese birashoboka yuko natwe twakwigana uriya muco wo hanze wo kuvuga ngo donc abantu barahemberwa ku masaha, ugakora amasaha wahembewe. Noneho natwe twari tugira aya mashifti, kwa kundi uvuga ngo umugore yakoze amanywa, umugabo arakora ijoro, cyangwa se wenda wowe madamu
urakora amasaha 3, 4 ku manywa, uze kubona kujya wenda kwita ku by'urugo, then uze kuza kongera ukore nk'andi 3 ya nijoro, ku buryo twabikora muri buriya buryo nk'uko hanze bigenda se birashoboka. Bantu mufite ijwi rishobora kuba ryagera kure cyangwa se mwumva yuko ari abo mwabwira wenda mugasangiza kino kiganiro abantu bashobora kuba bagira icyo babidufashamo, please do it. Kuko usanga biteye impungenge. Kuko birashoboka kuvuga ngo kuba abantu babaho badafite umukozi, yego birashoboka ku bantu bafite abana bakuru, ariko abafite abana batoya, kubera ko urwo ruhinja uba usize rufite amezi 3, 4, rufite aya 6, ukagenda wenda sinzi niba hari n'amacreche wenda yakira abana bangana gutyo hano mu gihugu cyacu, ariko niba nahari nabyo mba ntekereza ko ashobora kuba afite ukuntu ahenzeho. Hari n'abantu usanga wenda banafite wenda nawe ubwo bushobozi bwo kujyana abo bana muri creche, ariko akavuga ati reka ntabwo namujyana muri creche aha wenda ajya mu bantu benshi, wenda ugasanga aharwariye wenda nk'uburwayi runaka kuko nyine ari mu bana benshi, ari mu bantu benshi. Ahubwo se noneho naratekereje ndavuga nti se nta kuntu wenda bishoboka yuko noneho aba bantu bakora ako kazi ko mu rugo cyangwa bashobora kuba bakora akazi ko kurera abana, noneho byaba ari nk'akazi nk'akandi, hahandi umuntu ukeneye uwo muntu umufasha mu rugo asohora itangazo nk'uko tujya tubona n'utuzi tundi hasohoka amatangazo akavuga ngo ikigo runaka gikeneye abakozi, wenda bikeneye abakontable, gikeneye umu receptionniste, gikeneye aba IT, gikenewe noneho n'abantu bakaba basohora wenda nk'iryo tangazo bati dukeneye umukozi, noneho akaba ari umuntu uza mu rugo uri professionnel, ari umuntu uri professionnel wenda wanabyigiye, uzi wenda icyo kintu cyo kuba yamenya kwita ku bana, uzi wenda dufate wenda gukora indi mirimo yo mu rugo cyangwa se no guteka kakaba akazi nako kiyubashye. Ahantu tuzahagera ryari banyarwanda? Ariko birashoboka ni ukuri. N'aho tugeze uyu munsi wa none ntabwo ntawatekerezaga yuko bishoboka. Ahubwo ntekereza ko dukeneye ba bantu badukorera ubuvugizi. Nari mu nteko bikorerwa ntabwo bisa bikorerwa mu nteko mumbwire. Ese mu nteko birashoboka ko hari umuntu wazatanga icyo icyifuzo donc wazageza kuri icyo kintu kuri guverinema, noneho bakaba babireba. Kuba habaho nyine donc ba bantu bo mu rugo niba aba bantu bavuye mu cyaro bananiranye baje gushakisha ubuzima i Kigali, ahubwo babe abantu babyigiye babifitiye ubushobozi, bafite n'impamyabumenyi, handi aza mukanasinya na contrat. Uzi ko uba wicaye mu rugo mwicanye nawe wajya kumva ukumva ngo ejo ngo nzataha, uzataha ese urambwira ngo ejo uzataha? Njyewe ntabwo uzi ko nanjye mfite akazi ntigengaho. Ariko ufite uwo muntu wenda mwanakoranye n'iyo contrat, mugenda mukoranye mukabona ko bitagishobotse ko mukomezanya, wenda mukaba mwaseseye amasezerano, ariko ari abantu bari professionnel, atari abantu umuntu atoraguye ahantu aho ariho hose. Njya numva ngo habaho ngo abantu ngo bafite amashyirahamwe ngo y'abantu bafite donc abakozi bo mu rugo, ariko il faut voir n'ayo mashyirahamwe uburyo akoramo n'abantu bayakoramo, noneho abava muri ayo mashyirahamwe baba ari abandi bandi. Twigeze rimwe gukoresha uvuye muri ayo mashyirahamwe, ariko il faut voir uwo muntu batuzaniye uko yari ameze. Yari umuntu wabaye addicted ku biyobyabwenge. Uribaza? Urumva rero n'ayo mashyirahamwe ntabwo mu by'ukuri nayo ashobora kuba na leta atanayazi, niko ntekereza. Cyangwa se akaba ari akoramo n'abundi na ba bantu n'ubundi bakuye iyo ngiyo. Ariko hakenewe kuba kaba akazi kiyubashye. Kuko nk'uyu munsi wa none hari nk'umuntu wabwira uti wenda nkeneye umuntu wo kumfasha kurera abana, uba wenda USA cyangwa se Canada cyangwa se muri Europa, igihugu icyo ari cyo cyose, wenda wenda nkeneye umuntu uza kumfasha gukora aka kazi. Ariko akuvanye mu Rwanda akakujyana hariya baguhemba neza. Rero nabo ngabo bibaye bihari bari professionnel, bagakenera guhembwa amafaranga meza agaragara, ariko ari abantu bari professionnel, atari abantu atari n'importe qui wavuye iyo ngiyo akaza ngo aje gushaka akazi, utazi aho avuye, utazi aho avuka, utazi icyatumye ava iwabo. Ibyo bintu birashoboka. Bitaba ibyo birashoboka yuko abantu bahabwa kujya bakora bakishyurwa ku masaha, noneho ukavuga uti wenda njyewe n'uwo tubana tuzajya twihangana, umwe akora amanywa undi akora ijoro, donc hagire usigara mu rugo, noneho n'undi aze kuza kugira igihe ajya gukorera.
bikaba muri ubwo buryo. Ese birashoboka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Birashoboka. Ahubwo byakubakwa mu buhe buryo? Dufite umuntu wabidutekerereza? Bantu mugera ku badepite, bantu mushobora kuba mwavuga abantu bavuga rikijyana, cyangwa se mushobora kuba hari uwo mwabwira akabumva please mutuvuganire, kuko ibintu biri aha hanze birakabije. Ikibazo kiri aha hanze cy'abakozi n'abo mu rugo usanga bananira ngo hakazamo ibintu byo kwicana no kugirana nabi, ni ukuri birakabije pe! Ni ukuri birakabije. Hanyuma ikindi, bantu mukoresha abakozi bo mu rugo, hari ukuntu tujya ushobora kugirana nk'ikibazo n'uwo muntu mwabanaga, noneho ugakomeza umwifungaho, ukomeza umuvuga ati azi akazi, wenda afatira abana neza, wenda urabona ko mwagiranye ikibazo, mwagiranye beef, naho wenda munashwana mu buryo bugaragara, ugasanga wowe nyir'urugo uramugumanye kuko uvuga uti azi guteka, nakuraho undi muntu uzi guteka nka we, underera abana neza, sinakuraho undi muntu underera abana neza, ugasanga umugumanye muri iyo mpamvu, cyangwa se ukaba uri wa muntu utazi kumenya kwirukana abakozi. Nanjye niko nteye, ngira iyo defo, nzi ko ari defo. Uriyo kugira ngo mubwire ngo genda ndamusengera we akijyana, ariko urumva uramugumanye, wenda mwagiranye conflit runaka, uramugumanye akomeje akurerera abana bawe, akomeje agutekera, agukorera akazi ko mu rugo, kandi we wenda muri we yagumanye cya kintu, yanzika ya cya kintu mwagiranye, ahubwo ugasanga arimo aragupangira indi mipango utazi. Rero reka mbagire inama, byaba byiza, nanjye bajya bazingira izo nama nubwo ndabyumva bifite ukuntu bigorana ukuntu, ariko mu by'ukuri niba ugiranye ikibazo n'umuntu ugukorera mu rugo, ni byiza yuko wahita umusezera bikiri kare kare cyane, ukamubwira uti igendera amahoro, dutandukane amahoro, ugashaka undi, kuko hari abantu bazi kubika inzika, hari n'abantu bagira imitima mibi, bagambiriye ibintu bibi mu mitima yabo, kandi ntabwo wabimenya gutya gusa kuko umureba gutya gusa. Niyo nkuru numvise ejo bundi bavuga ngo umubyeyi urakekwa ko yishwe n'umukozi wamukoraga ngo w'imyaka 20, yamuteye icyuma, yamukubise ikintu simbisi, ibintu nk'ibyo ngibyo numvise. Ariko uribaza umwana w'imyaka 20 ajya kwica umuntu w'umubyeyi w'umumama, urumva atari ikintu kiba kimurimo, wenda yarakibitse, cyangwa se ari ikintu yagambiriye kukugirira nabi, wenda hari ikintu runaka mwapfuye, wenda watinze kumuhemba, wenda watinze wenda mwapfuye, wenda amubwiye yamenye ikintu kishyura doka, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga kirabaye icyo kintu, rero kugira ngo tumusezera uramugumanye, kuko urakipinga uvuga uti ntabwo nakura hehe undi umeze nkawe. Ni ukuri nubona bibaye, hari abantu nzi bameze gutyo, akantu gato apfuye n'umukozi atambwira ati umva fata ibyawe uzinga ugende, niyo yamubwiye ati nshyirira amazi muri dushe, akabona atinze kuyamushyirira muri dushe, amubwira ati mva fata ibyawe ugende. Ni mu buryo bwo kwirinda conflict, cyangwa se mwirinda ko hazamo urwangano rukabije, ko wakomeje kugumana umuntu, ukomeza umwizingiraho, musezerera hakiri kare atahe mama, igendere, niba ari ugushaka undi ushaka undi. Ariko njyewe icyifuzo cyanjye, niba bishoboka, wenda hari abadepite bandeba, cyangwa se hari abantu b'abayobozi bavuga rikijyana, mumbabarire dutekereze ni gute birashoboka gute ko mu Rwanda twe twagira igihe twagira gukorera ku masaha, tukajya duhemberwa amasaha, noneho tukajya tujya ibihe. Ntekereza ko habayeho no gukorana no ku masaha, n'ubushomeri bwasa nk'ubugabanutseho, kuko niba wenda wakoraga akazi ugakora amanywa n'ijoro, wenda icyo gihe haba habonetse abandi bashobora kuza gukora iryo joro, noneho hakabaho ubwo buryo bwo kuba twasimburana, noneho mu gihe umwe akora ku manywa, ari umudamu ukora ku manywa, wenda agakora ijoro, gutyo no kugira ngo hagire uboneka mu rugo, noneho tubeho mu buzima bwo kubaho mu rugo, twikorera byose mu rugo nk'uko n'abandi bo hanze bahaba, ntabwo babugira umukozi, ariko barabikora bakabishobora. Rero natwe twabishobora, tugira urugo, kugira ubwo buryo bushobora kubaho, twabaho dukora mu masaha. Ibyo nifuza ko tuganira umunsi, ni nk'icyifuzo nari mfite no kubagira inama, ariko n'igihe ubona ko bidashoboka kubana n'uwo muntu, mukabona ko mubushwanye, wimugumana, musezere, mubwire yigendera amahoro, nawe usigara andi ushaka undi, cyangwa se unabyikorera. Imana ikomeze ibambere umugisha,
nkomeje kubashimira mwese n'abatakora subscribe muyikore kandi mukomeze musharinga ibiganiro byacu na likes ndazikunda na comment yemwe iyo mushyiraho comment nzaya mbasubiza murakoze cyane ciao ciao